Ukuboza 2025 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola biri mu biganiro bitegura uburyo abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye bahura bagashaka igisubizo cy'ibibazo byabo birimo iby'umutekano muke. Ayo ni amakuru ari kugenda azamuka. Ese kuki Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yanze ubuhuza bwa Angola mu biganiro by'abanyekongo? Ibyo ngibyo n'undi nabyo biri mu byo tugiye kuganiraho. Yacyari Bengozi yanandikye kumwe na Byiza Pasi Govinda reka duhere kuri iyi nkuru ko ivuga ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yanze ubuhuza bwa Angola mu biganiro by'abanyekongo, avuga ko ubwo avuga ko Angola itakiri umwizerwa muri ibi biganiro, uko tuzi ko ubundi ibiganiro hagati ya AFC 23 ndetse na leta ya Kinshasa ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda, ibiganiro umuhuza mukuru yari Perezida Joao Lourenço wa Angola. Yego, ni Angola yari yashyizwe mu mwanya wo kuhuza ibihugu byombi ndetse no gushyira mu bikorwa ndetse no gukurikiranira iyubahirizwa mategeko ndetse n'iyubahirizwa amasezerano yabaga yasinywe hagati y'ingabo za AFC 23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kijyanye no kurangiza intambara imuba mu burasirazuba n'ubundi bwa Kongo. Rero impamvu bari bahisemo Angola wayibaza nuko Angola ubwo binyuze muri perezida wayo Joao Lourenço ari we wari ukuriye umuryango wa Afrika w'Yunze Ubumwe icyo gihe, aho yabwiye Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba ashaka ko ikibazo kiri hariya muri Kongo cyakemuka, ngo akwiye kwemera kuganira n'abanyekongo bose babyifuza kabone niyo baba bamurwanya bifashishije intwaro. Lourenço rero yatanze igitekerezo kimeze gutyo kugira ngo habeho kwizera k'umutekano w'abazitabira ibiganiro. Angola yabitegura kandi kanabiyobora bikabiri Rwanda kandi ahandi hatari Kinshasa, nyine ubwo mu rwego rwo kwizeza abanyakongo cyangwa abifuza kuganira na Tshisekedi k'umutekano wabo urinzwe, k'umutekano wabo wizewe, kubiganiro bitari kubera Kinshasa ahubwo byagombaga kubera i Rwanda. Ni mu gihugu cya Angola, abantu barabizi Rwanda ni umurwa mukuru w'igihugu cya Angola. Muri Mutarama rero 2026 ubwo ni muri uku kwezi kwa mbere, Joao Lourenço yakiriye abahagarariye Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse anaganira n'abandi bo mu byiciro bitandukanye byitezweho ko hari benshi nyine bagombaga kwitabira ibyo biganiro, ndetse yanakoze raporo y'ibyifuzo byabo icyo gihe baganira. Muri uko kwezi Joao Lourenço yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Angola nyine yitwa Tete Antonio, yamwohereje Kinshasa kugira ngo ageze kuri Tshisekedi raporo y'ibyaganiriwe muri ya nama yabaye muri uko kwezi kwa mbere, ndetse nyine iyi nama yabaye hagati ya Joao Lourenço ndetse nabo bari baganiye. Kuva minisitiri Tete rero yava Kinshasa, ngo iyo ngingo ntiyongeye kuvuga kugeza ku ya 14 Gicurasi mu kwa kangahe? Kwa gatanu. Ubwo Tshisekedi yoherezaga muri Angola intumwe 6 kugira ngo zishyikirize Lourenço igisubizo kuri ya raporo ya hehe yo mu kwezi kwa mbere. Ubwo urukumva nyine byasabye yuko bihera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatanu kugira ngo abantu basubizwe kuri raporo bahawe. Ndetse ngo ubwo butumwa bwa Tshisekedi kuri Lourenço ngo bavuga ko nyine ubwo butumwa buvuga ko ibiganiro by'abanyekongo bibera mu mahanga ngo atazabyemera, ngo kandi ko inzego za leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo arizo zonyine zigomba kubitegura kandi zikanabiyoborera i Kinshasa. Ubwo icyumvikana aho ngaho nuko Tshisekedi ibiganiro byose bya Joao Lourenço ndetse ubwo n'ibitekerezo bye kubijyanye
n'igenda neza ry'ibiganiro yabyanze, ndetse Tshisekedi ngo yagaragaje ko umusanzu we wonyine Angola ngo yatanga muri biganiro ngo ari ukuganira n'abanyekongo badashaka kujya Kinshasa kubera umutekano wabo, ibyifuzo byabo bakabishyikiriza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kuba binyujije kuri Angola. Kiliziya Gatolika rero ubwo n'ababangirikani bajyaye muri Angola ubwo, ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bo bagaragaje ko nta n'umwe ukwiye guhezwa mu biganiro by'abanyekongo, bisaba ku ihuriro AFC 23 rihagarariye ingabo z'iki gihugu naryo ryabyitabira, bakavuga bati ko ibibazo biri hagati y'abanyekongo nyine batari kuvuga rumwe n'ubutegetsi na leta ya Kinshasa ndetse n'ayo 23, tukaba turi muri gushaka ko tuganira twenyine, M23 mutayishyiramo bizagenda bite? Aho ngaho rero umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yasubije ayo madini ko abafashe intwaro bakica abanyekongo bo batagomba kwitabira ibiganiro, ahubwo bagomba gukurikiranwa n'ubutabera bakabiryozwa. Ngo aya madini yashyizeho umwihariko asaba ko ibibazo byaganirwaho ari ibyatangiye kuva ubwo RDC yabonaga ubwigenge, kandi hakibandwa ku mutekano, ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imibanire y'abaturage. Intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero zabwiye Joao Lorenzo ko Tshisekedi adashaka ku biganiro bigenda nk'uko Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani babiteguye, ngo ahubwo ko bigomba kugenda uko Perezida Tshisekedi wabishaka. Icyumvikana mwahangaha nuko Tshisekedi yasanze ibiganiro nibibanuka bibereye hanze ya Kongo azaba adafite uruhare mu kwemfluensa ibitekerezo cyangwa nk'imyanzuro izavamo, agashaka yuko ibiganiro byabera i Kinshasa, kuko abizi neza yuko hari bamwe batazemera kuza i Kinshasa bitewe n'ibibazo by'umutekano batizeye. Yego, aho ngaho ngicyo ndi kubonamo nubundi mbona Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nta mpungenge yakagize ku byo ari gutekereza, kuko nubundi ibiganiro byose byagiye biba, nubundi nta na bimwe yigeze ashyira mu bikorwa. Ntekereza ko kuba ibi biganiro byaba ni igitutu cya Kiliziya Gatolika, ko mu minsi ishize nibwo nababwiraga ko episkopi wa Kiliziya Gatolika ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kuvuga ko umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibazo barimo kuba bitarangira bigirwamo uruhare na leta y'i Kinshasa. Bona ahubwo nawe target afite nuko nukugabanya cya gitutu, kuko birashoka ko noneho bamubwira bati twagiye mu biganiro ariko niwigeze ugira gute ubikurikiza. Mbona impamvu ari kwanga rero ko bigera aho ngaho mu byongere bizemo Angola ari ukwirinda ibyo ngibyo, ko nahurira ku meza amwe na Kiliziya Gatolika ziko atari guhuza n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika, agahora ku meza amwe na M23 twirwaneho, ubu n'abandi bari muri za diaspora bishobora kuza kumugiraho ingaruka zitari nziza. Ndetse dore ko twaje no kubona ko mu nteko nshinga amategeko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose badashyigikiye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Icyambere cyo kugira ngo iyi ngingo tunayiveho, Felix Antoine Tshisekedi ku nyungu ze bwite ari mukuri, ariko ku nyungu z'abanyekongo ntago ari mukuri. Ku nyungu ze bwite biramugabanyiriza igituta ashobora guhita ashyirwaho, ko nibasubira noneho mu biganiro bakagira ibindi baza kuba bakemeranya, bishobora noneho kuza gutuma biba bibi kurushaho. Kuko nkusubije inyuma gake, muri 2009 ubw'ingabo za Laurent Désiré Nkunda zasinyanaga amasezerano na leta y'i Kinshasa, leta y'i Kinshasa niyashyire mu bikorwa, nibyo byatumye muri biba bibi kugezaho muri 2012 ari ibice haje no guhita M23 iziramo. 2012 akaba ari n'ibice bafashe, nubwo haje gukoreshwa andi mayeri yatumye barekura ibyo bice,
ariko byari byafashwe. Akaba ari nabwo n'ubu ngubu ari nazo ngaruka ziri mu ngaruka leta ya Kinshasa iri guhura nazo, kuko n'ubundi ya M23 yaragarutse noneho izifite imbaraga kurusha imwe yo muri za 2012. Ibyo rero niyo kwa kundi ashobora kujya noneho mu masezerano, abagasinya amasezerano, noneho gasanga natwirwaneho noneho n'imbaraga igarutse yagize gute yazongera, ndetse yavukiyemo n'indi mitwe yitwaje intwaro kuko batubahirije amasezerano. Niba ibyo bavugaho atabyubahiriza, nekereza ko kwanga kujya muri Angola kuganira nabo ari mukuri ku giti cye, nakubwiye ati ku nyungu ze, aho kuba yaguma. Ariko ibiganiro bibereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, afite uburyo yabikavaringa n'ibyavuyemo we niba bibe byajya hanze, akaba ari amasezerano yakita ariko ntihajyeho igitutu mpuzamahanga. Yego, ubwo navuga ko Felix Tshisekedi ari gusa n'ubundi naho ashimangira bya bintu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bahora bamushinja yuko hantu bigera kuri wa murongo wo gukemura ibintu byose asa naho ariho atenguhira abantu. Bikaba ari nayo mpamvu kugeza kuri ubu bisa naho Tshisekedi ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeza kuzamuka, ndetse binazamukana ubukana cyane ko ibiganiro gutyo ntibiri kuba, ariko ibitero by'indege biraswa mu baturage birakomeje. Aka kanya ntekereza ko bisa naho we nka Tshisekedi ikibazo kiri kumurenga. Ubu ngubu tugeze kuri ya level tugomba gutangira gutekereza ahubwo uburyo azarwana n'ibi bibazo byo gusa naho intambara azizihosha, kuko birasa naho M23 itazahagarara kumurwanya. Yego, niko bimeze narwo na M23 yonyine, kuko turavuga M23 nibyo niyo mutwe bigaragara ko ufite imbaraga nyinshi, ariko nanone nitwirengagize ko hari twirwaneho muri umuna wa M23 nawe bari kumwe muri ririya huriro rya AFC. Akaba kuko AFC n'ubundi ni ihuriro harimo n'indi mitwe, harimo n'itavugwa ariko irimo. Akaza noneho kuba iyo M23 yaho bibera bibi, ni umutwe wiyubatse mu bijyanye n'igisirikare, ariko bitari igisirikare gusa, no mu buryo bwa politike. Kuko mu buryo bwa politike bafitemo bamwe mu bayobozi bahoze muri ubutegetsi bw'Kinshasa, ndetse no mu gisirikare bafitemo bamwe mu bayobozi bahoze mu butegetsi bwa gisirikare ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nikeza ko nyine niho bibera bibi kuri Felix Antoine Tshisekedi. Gusa nongera gushimangira n'ubundi ibyo navuze, we ku nyungu ze bwite ari mukuri kugira ngo yirinde igitutu mpuzamahanga, kuko iyo yagiye muri ibiganiro mpuzamahanga hakagira ibyo yemera bishobora gutuma hari igitutu mpuzamahanga kimujyaho kuki atabikoze. Ariko noneho nibiba biri mu rugo rwose tutarinze tunabivugaho n'ibintu byinshi, nekeza ko nta ngaruka nyinshi nibyo ntari bwaba ari mukuri, kuko ntari bwabe ibyo yagomba gukora yabikoze. N'ubundi nko nabikubwiye bishobora guteza umwuka mubi, uko byigeze kugenda muri hagati ya 2019 na 2012. Hakaba dushobora no kubona nyuma ya AFC M23 ashobora kuvukamo n'indi huriro ry'abarwanyi, mu gihe yaba yongeye yasinya amasezerano nabe yayubahiriza. Ariko nanone nitushaka kureba kuri urwo ruhande rumwe rw'igihe asinya amasezerano cyangwa se yakemera kujya muri ibyo biganiro, ahubwo turebe noneho mu gihe bitaza kubaho biraza gusiga iki. Nabyo n'uruhande twakarebye, niyanga ko ibyo biganiro biba agakomeza gutsimbarira ko bibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyambere cyo hari abenshi mu babijyamo bamaze gufatirwa ibihano na leta ya Kinshasa, harimo n'abafatiwe bakatiwe igifungo cy'urupfu, igihano cy'urupfu pureto. Abo ngabo ntibazemera kuza Kinshasa kugira gute kuganira, kuko bashobora kuza mu kabata hehe muri yombi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari n'abandi bikeka ati kuki tutaza bakaturasa, kuko nabyo birashoboka. Ibyo byose bikaba ari ibyatuma mu leta nyine ibyo biganiro nabyo kubera muri leta ya Kinshasa naho bitagenda
bitagenda neza akaba n'ubundi hari ushobora kuvuga ati reka tugende kuko tugomba kujyayo kuko nka Kiliziya Gatolika yo yajyayo yego n'abangirikani bajyayo yego kuko umwepiskopi ntabwo uri bwajya kumuta muri yombi ariko ureka dufata urugero Lawrence Kanyuka wa M23 naza muramuta muri yombi Corneille Nangaa muramuta muri yombi Sultani Makenga muramuta muri yombi abo muri twirwaneho nibaza uko byagenda kose murashaka kubikora ko twabonye leta ya Kongo hari amahame mpuzamahanga yo muri bihe by'intambara mbona barengaho nkana kandi nekeza ko ntago sinekereza ko batekereza ko kubera bari mu biganiro baje nyine ku mpamvu z'ibiganiro ko bagomba kubareka nyine bakabareka ibiganiro karangira bagasubira igoma bagigoma ndetse n'abajya muri diaspora bakagigoma nyuma mu gihe basubire kurwanya yego ntago bikunda nibyo nekereza ariko nanone nekereza ko leta y'Kinshasa hari amayeta azongera gukoresha ngo bipfe gukunda nk'ayakoreshejwe kiriya gihe ubwo habaga ibiganiro muri 2009 rekeza ko ayo mayeri atazongera gukunda ko abenshi n'ubundi muri bariya harimo abari bari muri yizirangawe n'ubundi za Laurent Désiré Nkunda rekeza ko ibiganiro igishoboka kugira bigende neza nuko byabera hanze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuvuze mu magambo make ariko nanone ntago navuga ko hari garanti yuko leta y'Kinshasa izabikurikiza ahubwo umuntu yabwira abantu gukanda subscribe kugira ngo dukomeze n'amakuru agiye atandukanye.